reka mbabwize ukuri njyewe nabonye abantu baragiye bihereza DJ Crash ngo yavuze Nyambo ntago yigeze avuga izina ahubwo umuntu wazanye iyo propaganda yo kuvuga ngo Nyambo bamukure mu kanwa kabo Nyambo dukina na filime Nyambo naganuka bo kanukira inzira ntibakajya bamubeshya ariko nanjye hari umuhanzi kazinzi yigeze kunsuza ncomeka mu kwaha kwe ndavuga ni wallahi abahanzi rega baba bakoze ama stage bro baba barushye baba bahagiye uwo muhanzi kazi muzamwibwira akunda kwambara wigi zisekeje ako Bria waretse kunsetsa ariko rero reka nkubwire Tesha nuko abantu nyine babigira intambara ariko kugira ikibazo cyo kunuka uri kumva hari igihe umuntu aba ari indwara arwaye uri kumva hari igihe aba ari indwara arwaye ariko atabizi atazi naho yakivuriza ubwo reka nkwereze ariko noneho Bria umuntu ubunuka mu kwaha akaza akagusuza akagucomeka mu kwaha kwiwe akakumazamo iminota irenze 2 bro hari umuntu ugira ikibazo cyo kugira impumuro mbi mu kanwa kandi mu kanwa barabivura nk'ubu ngubu iyo ugiye kwa Gisele yara muri gusoma gakoma sha abashu inywera gakoma sha nshuti yanjye ndi kwinywera igikoma inywera igikoma uri kumva Brian akunda igikoma ko ntukanteza abantu nge nta gikoma ngo ndakwiyama noneho we aravuga umva Brian si yanyweye igikoma aba ari kuvuga ngo njye sinanywe igikoma kitarimo bureba baza mbashaka shituru nari ngiye kubabwira abantu bagira impumuro mbi mu kanwa nago baba bazi ahantu bajya kwivuriza kandi ibintu byo mu kanwa byo birakira ingewe n'ibyo bibabwiye ko ibintu byo mu kanwa byo bikira muzambwire ku kiganiro nzabapiningira nimero y'ahantu ushobora kugenda kwivuriza niba uzi kugira ikibazo cy'impumuro mbi yo mu kanwa sibyo ahubwo wenda ntibakavuga ibintu abantu bamwe ngo bahite biyumvamo cyangwa se mushaka no gushyirishamo abandi bana ngewe rwose n'ubu ngubu nzi n'umuhungu kandi nawe ni umusani ni umuririmbi agira impumuro mbi mu kanwa iyo aje kandi nta nubwo simbizi niba abananabizi araza akakubwira yewe nzi umunyamakuru nuka mu kanwa wenda mwibutse yesu we ibyo rero birashira mani za mundi ndaza ngureshe televiziyo umva ibyo birashira ariko ntabwo umuntu nyine aba abizi uri kumva oya nta muntu nuko utabizi sheri reka kubeshya umuntu wese babyihorera njyewe biriya bintu mwaje mukavuga ngo Nyambo mugatera Nyambo yasha Nyambo turakina na Nyambo dukina duhobera na Nyambo dukina ari beseri wanjye njyewe reka mbabwire buriya nka yaka iyo agiye kuvuga ngo agafata ijambo kuri Nyambo yakuze icyo yagira umva mbabwire shu yakazibeshya kurema inkweto mwegeranye hano hari umuntu muri comment ufite agatima gasa shokora uyu muntu mwamubwira iki agatima gasa shokora atari kuvuga ngo muvuge kuri buryohe nta buryohe tuvugaho buryohe nyine ni buryohe buryohe ni ku burebure TV ni mugende mukore subscribe buryohe ninde wa mudadi wacu wa mupapa wacu yewe bari kumubwira bari kuvuga ngo reka mbabwire kuri banza wumve reka mbabwire kuri buryohe twamuvuzeho kandi byararangiye n'ababyeyi beza turabakunda n'imfura mugende mukore ku burebure TV show mukore kuri buryohe mugende mujye mubareba mukande ho mumukunde mumwishimire n'ababyeyi b'icyitegererezo n'ababyeyi beza turabakunda namwe mu tunabapenda sana preach papa preach mama aho sha aho ubwo rero muje kuduteranya no kwa buryohe umva wewe wari warabuze ahantu tujya gusengera wace tujya gusengera kwa Bahavu ntago bahavu agira urusengero Bahavu ni Pastorine Sheri arigisha afite urusengero afite church tuzajye mu itorero ry'uwariho tujya biramureba mu bayoboke be ntago nge ndimo ngende ushaka kuzajya njya kwisengera kwa Bahavu genda nyine njye kwa Bahavu gende gusenga gihe ntacyo mfataho niyo mpamvu nawe uzapfira mu byaha oya ntabyanzajya njya gusengera muri Foursquare se ko ibaye Foursquare iba Kimironko sheri kandi cyangwa nigire mu bakatolike n'ubundi nibo banyuzamo bagashyiramo n'akavinyo ngewe abakatolike biriya bintu byabo barara indirimbo yabo ntirangira
kujya kurya ukarisitiya ntibirangira. Nari ukarisitiya narayigira niga imfata mu gahanga ahubwo ndashaka kwigira mu basilamu. Padiri ariko mana kwiba wabonye muri comment ko bari kwareka ngo Foursquare ni ubuzima, aho niho ngomba kubarizwa kwa Masengo. Okay, ubwo rero tujya muri Foursquare. Ndabona twarabuze kubarizwa mu by'Imana. Yego, Imana yo mwijuru iradushaka. Mbere n'abantu bari kutubwira ngo muzaze ariko nano yitwa ngo Karuvali, naho njya mbona shaba bajya barya show. Ni Karuvali nagonjwa. Ni Karuvali se ni ngaho sinabivuze yo kwa Bosiko. Abayisilamu ayiwe aho none babaratasa umuriro mbure yongera aha kandi Bosiko ariko ngo ni mwamamariza. Musi ibintu ndi gukorera abantu ubagoro kuba mari. Hano navumbuye ahantu ngo myutingaga ubuntu ubuzima bwe bwose ngo ntasongeye kubona live yawe. Rahira yego kandi kubabarira zinda na muyango barabanditse hano gira icyo bivuga. Uwo niwe nahereyeho. Ariko rero namwe murantangaza, hari ibintu umuntu aba adashaka kuvugaho mwebwe mukukima mukabizana ngo babivugeho ra. Mujye mugenda bafite ibyo bavuga bakomeze bababwire, naho abandi hano ngo abantu ngo ni ibicucu bakaza bavuga Tasha na Brian uburetse gatoya. Yego rata Ange ubibona umuntu atavuze ku kintu kuki ushaka kukimushyira ku munwa. Abanyarwanda ariko umunyarwanda ni no babazi ngo abantu ni ibicucu. Abandi bakire baza kubakorera mu rugo ariko ngesha umuntu uri gukomeza kwandika hano ngo buryohe nakubwiye ngo ugende ukore subscribe unagize ibyo ureba n'ibiganiro byabo. Umuriro urongeye. Hanyuma rero abantu mwese mukurikiye ino live muri KGL uyu munsi nimugoroba muze Sheri wanje bitese. Ni byiza Betty yanze kuza. Ubwo se Betty niba yanze kuza koko ndabigenza n'Emige. Genda ukurure umuntu mosa. Urabona abantu ufite kuri TikTok kuki utajya kuganiza abafana bawe. Umva kuri TikTok rero kubera ukuntu hajya haberaho ibintu byinshi bidahesheje Imana. Ndwaye inkorora, ndwaye malaria, ndwaye ikibada, ndwaye ibintu byinshi. Ahubwo ndumva natanga imitungo yanjye kuko anytime nabunamye. Tesha wampaye gift. Umva reka nguhereza akaroza nawe ni kujyuma. No Umva ngo gift ndazimusabiye kuko n'ubundi yewe Miguel mutangiye guseka. Muhe muyango gift kandi mwe kumubwo bucogocogo bwanyu mumuhereza ama gift agaragara. Iyi munyohereze ngo zazi ni ngo lion ngo baby lion. Ndarwaye shamwe abantu mwe ngewe ahubwo kumeza gift ngiye rudofaranga. Zo gift se ndazikoresha. Fanta this time. Umuntu ushaka kungurira utubuto akaji uturubuto mubwire nimero ashyira amafaranga ibya gift muze muyango. Ariko Tesha ngo ukunda amafaranga kubi. Ese Bosco na ekuteri ufite ngo neze ziri connecta so oya ngo ndi kukubagana baranjomba. Umva unamuona Ahmed anajua kufanya vile vitu ariko Ahmed uzafungure n'agasalo sha
Mwasapoti sasa. Support Basi you. tufungule sana. Usijali, tuko hapa. Wazo nzuri sana hili. Hiyo ni wazo nzuri. Hiyo ni wazo. No, hiyo ni toto kidogo. Toto. Problem hiyo ni Ndogo. Bana we. Tesha. Ngozana mereza Miguel hano ubundi mbanze muvugisha. Miguel. Ngo yari ku mwana ga kidogo. Miguel urimo urakora icyo uri kumucana? Ndi kweza Nike Fanta. Ariko ninde mujya mwana yanje. Miguel. Reka turebe ku munwa wirumye. Umbabarire numvugisha icyongereza. Oya, uyu munsi icyongereza wapi? Namvugisha icyongereza cyo namuka mfite muzee. Vuga ngo. Miguel. Nire jambo. Ariko muyawamuka kuruza Miguel mukureho zino live barasikodinga sheri. Tesha hano hari agashuti kanjye kitwa Jamie keza. Twahuriye hano TikTok ni mwiza. Akaye gashuti kawe. Kandi cyane muri comment ka Jamie say Jamie. Miguel ni mwiza cyane. Aza muya Miguel uzamutange baguhereza inka wowe ntuzazitanga. Oya iyo mico ariko nayikuye. Umva hano hari umuntu uvuze ngo umenye ko bari kuri codinga bari coding. Nabuze gutera nubwo ndi kukumva. Kurakabyarura mwiza muya. Yesu we ngo muya ngo uzatoboze Miguel amatwi. Oya sinatoboza umwana w'umuhungu amatwi. I don't think ko nanamusukisha. Anyways, nakura wakabyikorera that will be good. Ariko ibintu byo kumutoboza akiri umwana ari umuhungu. Wakongera ukazamura abantu barira hano sheri mbabarire. Oya na abantu ukurira ku cyumweru sobukunguzi. Ubundi tuko umuntu atarize ku cyumweru wazarira. Jamie wanjye ndaje ndahita nkwandikira inbox. Mwahaye muyango ama gift man. Mweze ama gift mutapinge screen. Ngiye mukama amafaranga Yambi beautiful muyango yambi shushu. Wow, wayabonye bari kumutu roses. Iki nicyo bitagute. Thank you Jamie. Ntabwo bari bazi kuri mwiza bigezaho. Thank you. Ese ugiye kujya mu kirori cyo kwa Miss Naomi ko mbona washyushye mu mutwe. Nashyushye mu mutwe. Nyine ko mbona washyushye bari kugukorera mu mutwe ugiye kujya mu kirori cyo kwa Miss Naomi. Nanjye yarano umunsi nta kazi mfite ariko Tesha ikindi umukobwa bagomba guhora yiteguye cyangwa umudama umuntu aba ugomba guhora wagiye muri salo agasatsi bakanyereje cyangwa udusuku tunweri baturyamitse. Nanjye nagiye muri salo Almele, unajua I have an appointment at 2. Fanya mbio. Hapana, umemaliza kufanya nini? Hakuna amafaranga ufite imbere n'inyuma wowe ugapfa ngo bakumbaze. Fanya mbio. Mana we. Ako muyanguri mwiza none murimo muramuneza ntago ndi bumukire. Tesha, umusatsi wawe ngurasekeje. Umusatsi wanjye weza nk'ikazanya bingi. Nta kintu mba ndi kuwufataho. Umva bari kusuka ngo niba ari twiste sinapfa kubimenya mwabantu mu. Ay Vanessa. Ahmed. Unataka abantu bashaka kwisukisha mujye muza boss kabasuka neza no kwahenda. Kanete bwo kuri live bwo gushambura ikanzu izana ndebe. Boss ko uko mwamamarije wankuriyeho bita. Nete gift muyango wanze kusubiza wasubije abafana bawe shira. Ndi kubasubiza. Nataka kuniua. Tesha tanga namba cyangwa kode mbabwire kode y'isaro se munyishurira ibisuko sheri.
wabona hari umuntu unyishyuriye igisuko ni Kenzo. 60 binini man ndi muto Musi arakorera touchdown muze kuza musindane nawe. at least this one yeah izindi zisubira reka turebe irandende Anye ndagukunda. Nanye ndabakunda sha ukuntu nanye mbakunda. ibaze funguro twe Miguel, no. twitije atatu yitwa Jordan akorera muri chic muri igisuko cya Kenzo ngo numva kujya muri 300. Yewe. Windisha munda na Kenzo yamenze twabanje gucurika. Sibyo Na Kenzo twabanje gucirika ngo byari ndambara byagoranye. kariya right n'inkweto ndende I think it looks good yeah Ntabwo ndakira neza ariko se sha abarawo abarwarana kuwa kabiri tugomba kuza tukabaha ikiganiro. amen punguzi yeah nataka kwenda toileteni Desha buryohe yabasubije ibintu bya buryohe ngiye rwose mana nta kintu mbivugaho. Buryohe nyine ubwo yarakaye nta kundi. Betty Iyi nasaraye mfite grippe maranye igihe rero Betty wamba kubyuka igikoma rega maze iminsi ndwaye sha ntabwo muzi mwebwe malariya icyo yankoreye dore baza muyango niwe waje kundeba ku bitaro ngo nari ndwaye nk'abakecuru yaranse ngafata amafigo tesha cyo uri nkunguzi mama bigera no babwira inkuru yanjye y'uburwayi uzi ukuntu uyu mwana akabya yansanze mu bitaro arambwira ngo tesha ngo bakuzanire burushete mu bitaro we ngo muyanga akunda igikoma muyango ni gakoma atabonye n'igikoma ahubwo ntago ryarema dore kwizerwa ati furniture arimo araguhereza uturu tokoza tesha yumva boy ugira amakaprisi urakabya tesha babwira inkuru y'ukuntu narwaye malariya nkasanga ku bitaro ukuntu nari imeze bitatu bine nyine mubwira agenda ndaje mwese mama wanjye ararembye cyane kandi nta bushobozi mfite n'uruhinja rw'amezi 2 nyine n'ibibazo yanganishije wabiri none ushaka iki ushaka amafaranga ushaka bagushakira akazi ushaka bigende gute shira mamige wowe umuntu ufite ikibazo wagisomye bano bantu uwuhe umuntu wanditse ngo arwaje mama we ngo kandi afite n'uruhinja rw'abana babiri niba ngo rw'abana babiri rw'amezi 2 mubwira kwandikira umva mubwira igo sho akwandikire tubivuganeho ntabwo nzi ukuntu bacekinga message za TikTok igo oya urabizi teshari ikibazo dutanze se nimero yawe hano ndakwiyamye tangiye burezi utangiye buriyani none yatwica byose ntawe twaba ngiye mu cyumba kwa buriyani nsanga arasinziriye naje no kumenya ibiri kubera hanze y'igihugu oya nose mwe nta business ntayo ngira ubu muganya interest wanjye nta business namba ngira uzatumuca muri humwe nta kintu na kimwe ngira kiri personal ibintu byanjye byose biri ku karubanda umva cyakoze njyewe ni mu following kuri TikTok gift zo nazo nshaka ko ni mu following muyango ndawukunda nanjye ndabakunda sha thank you ndakubwiye ngo isaro yawe noneho Bosco reka nkubwire nubinkorera nabi ndahagumva uhambure wongere ubikore
ndava hano mbaye satisfied. iyo nshagura na muyango fanete akotesha ibintu bya life njye ndi kubona ari sawa cyane kuko mama woya usuka neza iyo wabishatse. ngozamura ngo kwizerwa apfa. ari hehe natama amafaranga ntabwo muzamura nabanza nyohereza amafaranga kuri mobile money muzamura avugano ibikorwa bye kugira ngo nanjye mwunganire kuko kuri iyi live hariho abantu igihumbi. No kuri muzamure rwose kwizerwa se kwizerwa muzamura ariko okay kwize nk'ufite ideni umufite ibitari burizwamo ego cyane cyane pe kwizerwa sha muramwambura yarumewe oya mufite 30,000 yajana mu rugo cyane none se oya ntayo muha babarira darakambuza iyo bigeze ku kwishyura buri muntu wese ararakara da. uvuze ngo kimwe ngo ntayo Migere mwamubonye ko nta makeup yisize. maboy byaye umwana mwiza pe. Brianne yaje ni njyewe sha ntago ari Brianne ni njyewe shatesha kwize wamaye intebe z'ubuntu sheri ariko nta kibu cy'ubuntu ye usiko kwizera asigaye akorera nanjye nta kinyeteza ngo nta aba kwize ubu n'ujye kuzimu haje mukamera shyira batadisha umva nakoze ku cyumweru nakujye kuzimura ndi kuzimu manuka kuzimu habaho we uyu mwana ni mwiza cyane oya Migere ni mwiza pe. Migere muya wamba barengaza kurya iwanyu saa sita ntabwo twatetse ariko safa nta kintu watetse ngo DJ yaje muzamure muya mbabarira uzamure watetse iki yaje muzamura ariko uretse gato numva ikintu batetse hano mu rugo ngo watetse iki safa aho ngari ibishyimbo n'agace kandi ese nyamwamaye giftira oya igitoki ndakubujije wamba bari ukazamura DJ niba ari kuri no live namuhaye sheri namuhaye request ubarikira dusanga kuri live arumirwa baravuze ngo mbega abana nabyutse ni kuvugana na nyirabukara twavuganye isaha yose ariko umbwira ngo arashaka ko mbyara ndashaka nk'umukobwa w'inyamasheke mama wanjye amwe ngo arashaka ko mbyara umwana we twavuganye isaha yose ari kungira inama y'uburyo nabyaramo ngo Brianne aba yumiwe sha nanjye nari mbizi kuri bwumirwe muri ibitangaza nje mu cyumba cyawe usanga urasinziriye uri kugona mabize muri DJ wazamutse yaje cyokoza mwabana mwe muzumirwa mu buzima bwanjye ndababonye ngira ngo bahakize account zanyu cyakoze DJ nanjye muya ngo musanze kuri live irahira ngo nukuri kw'Imana none se sinabanje kubabwira ngo muse tugende kuri live nabwiye tesha ngo ngwino tugende kuri live murabyaka njye se naburi ikintu mvuga nagasanzeho kameze neza cyane kari kubwira abafana ndumva mufite amagambo yo kuvuga pe batagira umuntu ucanuka mwino Brianne ninde wamunize nibwo akibyuka bati nagira umuntu untera umwaka muri ano masasi meze neza yagira unshingirira nanjye ariko nibwo nyiva iwanyu sheri nuko nje mu cyumba nsanga gacomekwe ku mashanyarazi maje gucoma uyu uri kumbwira ngo ndamaje gucoma gacomekwe ku reka ndeka gutukana ni ku cyumweru ngo ikintu Brianne ubushuti wacu n'umuntu umbwiye ngo maje gucoma we ako Brianne uri gutukana ukiri no mu bitotsi utazi n'intambara iri kurwana n'indi ariko se utesha umuntu yakubwira ngo maje gucoma ese teshiye nawe yagiye muri salo yego ibintu birashyushye DJ ibintu birashyushye tujya kujya mu kirori cyo kwa Naomi ntabwo ugenda yewe data wereka noge
mwitsetsa mani ahubwo DJ nimba muri salo mwese twigire mugiye muri kwirebera serious debeni mani uyu tesha nawe umva mwohereza amagift siko tekohereza gift ugiye he muya uzaze France kuri Who is my date go shazaza